agire nje muri iki kiganiro witwa Muyango yagiye Kibagabaga witwa Kimenyi yaje Igikondo batan umvaye ukwe umwe ajyana inde n'undi ajyana ibintu yego birababaje birababaje mfura birababaje iyi nkuru njemo nanjye nyumvise nonaha nyumvise nonaha ndi kuza ngiye twipangiye ibya siporo ariko bambwire ngo Muyango agiye gukodesha Kibagabaga Kimenyi Yves nawe agiye Igikondo muri ghetto babimbwire n'abanyamakuru maze iminsi mbona babavuga amagambo ngo ibintu byahereye ipari singeza kuri hoteli banangiye kudondosha wari utarangeraho nibwo namenya gukunesha Kimenyi Yves yagurishije saro yarafite Remera mu Giporoso abantu batubwire nimba bayizi nyuma yuko hari harabaye n'inama ngo bumvikane babahuze nyuma yuko no kujya mu Faransa ngo Muyango atari yaramusezeye uri kumva icyo kintu umuntu umwe uninze ari umuntu wawe ukuvuga ngo na za poste za Abanyarwandakazi ndabizi ko abantu bose murashaka kumenya niki cyabaye kuri Muyango na Kimenyi. So Muyango na Kimenyi ni kapo mwese mwari muzi ku buryo n'abana batoya bajyaga bavuga ati nidukura turashaka kuzamera nka Muyango na Kimenyi. Banyarwandakazi Muyango na Kimenyi baracyari kumwe mubiri mu wundi. Iyo nkubwiye mubiri mu wundi ngira ngo uhita wumva ibyari byo, ariko hagati aho ngaho abantu barashaka kumenya ati kubera iki Muyango yari yarakuyeho amafoto yose uretse ko ubungubu yasubijeho ko yayumvisha amagambo ari benshi. Ariko Muyango ni umukobwa yakoraga akazi k'ubuhosti, ariko mwese muri muravuga ati Muyango hosti muvugiraho utugambo mwavugiraho utugambo twinshi ko guhostinga kwa Muyango. Ariko rero ndashaka ko ubu umuntu ukuze utekereza uvuga ati ubu host bwa Muyango ashobora kubukora kugeza ubwo yageze imyaka 40. Of course no. Aba host mu mushaka ibyana bikiri ibyuki bitoya bisa nka Muyango, ariko Muyango abagomba kumenya ko ari umugore w'umuntu adashobora gukora ku kazi afite imyaka 40. Ariko nanone at the same time bamubizi ko Kimenyi ntabwo ari umuntu nawe uzakina umupira kugeza ubwo afite imyaka 40 ugiye kureba n'amavubi yakiniraga nayo no kubivamo no kubisiza byose bivuro ni kimwe n'ubundi byari byaramunaniye amavubi Kimenyi vayo wicaye. So aba bantu babiri bari barumvikanye baravuga ati gihe nikigera tuzihitiramo dukore business yacu. So igihe cyageze, igihe niki Kimenyi kuva arozenza akazi bahise bahitamo ko nicyo gihe bagiye gukoresha kugira ngo bakore business yabo. So as we are talking abantu bari bazi ko Muyango ahostinga iyi weekend niyo ya nyuma kubona Muyango ahostinze. Gusa Muyango nakubwiye ubwo se tuzagwa miliyoni 10 wange kongera guhostinga reka no kuvuga ko ariyo weekend ya nyuma. Ariko at the same time bari bafite n'imigambi we n'umugabo we ko bazatangira business. Igihe nticyari bwagere ariko igihe cyageze. Ubu Muyango na Kimenyi, Muyango umupira yawusezeriye, Kimenyi umupira yawusezeriye, and then Muyango nawe yasezeriye ku buhosti, ubu bagiye muri business. Reason yari yakuyeho amafoto cause bateguraga ko business yabo bazatangira kuyamamariza kuri page za Muyango. So batangira Muyango atangira gukuraho ibintu kugira ngo business itangire kuri iyo page, ariko kubera ubugambo bwanyu mwatumye n'amafoto ayasubizaho. Muyango ndashaka kukubwira ubu bugambo ntukazajya ubwumva si n'igihe umaze muri social media ngiye nakabaye nzi kuri ibi bintu bitakigukanga. Ariko Banyarwandakazi mu ncamake like ntarondogoye abari bishimye ko Muyango na Kimenyi batandukanye. Daddy, mommy, uncle never bari kumwe. They are going to stand here until you guys get tired. Na hanu bagiye kereka Muyango wambeshe Muyango kereka niba wambeshe dore ko nawe abantu b'i Kigali sinzi ukuntu akomenya ngo ni yambeshe Muyango sha nakwanga sha umuya nakwanga.